Meze mute inshuti zanjye, nizere ko mumeze neza. Iyo mumeze neza nanjye mba meze neza, kandi mba nizeye ko ibyo ngiye kubagezaho bibagirira akamaro kandi bigatanga umusaruro twifuza. Abatameze neza namwe kandi mwihangane, njya nkunda kuvuga nti ntugacike intege. Iyo nuramuka utameze neza, hari impamvu Imana izaba yashimye ko bimera bityo uwo munsi. Uyu munsi rero bishobora kuba bitameze neza, ariko ejo bikagenda neza. Ntabwo ibintu bihora ari byiza, nta nubwo ibintu bihora ari bibi. Aha ndabasuhuje rero aho muherereye hirya no hino mu mpande enye z'isi, by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu burengerazuba, mu burasirazuba, mu majyaruguru, amajyepfo, aho ngaho mu mujyi wa Kigali, mu mutima w'igihugu cyacu cy'imisozi igihumbi dukunda. Nk'ibisanzwe rero ni Jado Artist cyangwa se umunyabugeni wanyu Jado. YouTube channel ni Jado Artist Official Art and Tailoring. Musanzwe muzi ko ibagezaho ibiganiro bivuga ku rukundo, ikabagezaho ibikorwa bya art ndetse n'ubudozi. Ariko uyu munsi natandukiriyeho gato, nubwo atari cyane, n'ubundi ndacyari mu rukundo, kuko iyi video ngiye kuyikora nyigenera abantu batazi gutanga subscribe, like, share na comment kuri YouTube channel y'umuntu. Ahangaha rero impamvu uvuga ko nkiri mu rukundo nuko iyo ugiye gusangiza abantu ibintu batazi kandi byabagirira akamaro, mu by'ukuri n'ubundi uba uri gukora igikorwa cy'urukundo. Aha, let's start. Iyo ugiye gutangira rero gukoresha imbuga nkoranyambaga nk'ibisanzwe, urabanza ugacekinga ukareba niba bando zawe cyangwa se internet yawe ifunguye. Ngewe rero murabibona ntabwo ifunguye, ubwo reka nyifungure twihuse kugira ngo dutangire turebe uko bimeze. Murabona ahanditse mobile data, handitse ngo mobile data will be turned on. Connecting to mobile networks may result in additional charges depending on your payment plan. Uhita ukanda hano kuri OK kugira ngo internet yawe ifunguke. Iyo umaze kuyifungura twihuse cyane, ujya kuri application ya YouTube cyangwa se YouTube application. Muri kuyibona YouTube application cyangwa se application ya YouTube ngiyi. Iyo umaze kuyigeraho rero turihuta cyane, tujyana akantu ku kandi hatagira ikigucika, urayikandamo ukayifungura, bagahita bakugeza kuri page imeze gutya. Urabona hano hantu muri search cyangwa se aho basacingira cyangwa se aho bashakira YouTube channel bashaka gukorera buri kintu cyari cyo cyose, nyine mu byo twagarutse aho hariya haruguru. Urahakanda bakakugeza kuri page n'ubundi imeze gutya. Still turacyari kuri search YouTube. Ahangaha rero niho wandika YouTube channel ushaka kugira gute, ushaka gukorera subscribe, like, share na comment. Reka njyewe nandikemo Nojibu Official TV. Nojibu Official TV. Aha, ntabwo ingoye rero, ngiyi yaje, muri kuyibona Nojibu Official TV ngiyi. Reka tuyikandeho rero turebe uko bimeze. Nakanzeho, urategereza igafunguka. Iyo umaze kuyikandaho rero nuko nguko ifunguka. Yifungutse gutya rero, ubu ukurikijeho kongera gukandamo hariya hagati muri video. Ahangaha, aha rwose, aha niho wongera ugakanda. Tuhakande turebe. Turahakanze. Iyo tuhakanze rero nuko ifunguka. Iyo umaze kugera ahangaha rero, iyi video uyireba nk'umunota cyangwa se hejuru y'umunota. Byaba byiza ukanayireba yose bitewe n'umwanya ufite cyangwa se bitewe n'amakuru iri kuguhereza wari ukeneye. Application ishobora kunyigirira injobe.
kandi n'umuntu yifotoje fotora kandi njyewe rero ntabwo ndi burindira umunota wose kuko n'ubundi Nojibo Official TV nsanzwe ndi umusubscriber wayo, nta mpamvu yo kurindira umunota. Ahubwo iyo uri umusubscriber w'iyi YouTube channel, dore uko hano kuri subscribe biba bimeze. Iyo utari umusubscriber rero naho ngiye kubereka uko biba bimeze. Reka njyewe mbe nkoze unfollow unsubscribe, birahita biza bimeze bitya. Ni ukuvuga ngo iyo uri mushyashya kuri YouTube channel runaka, iyo ukiyigeraho usanga kuri subscribe hameze gutya, muri kubibona neza nuko haba hameze. Icyo uba ugiye gukora rero, iyo umaze kuyireba umunota wose iyo video cyangwa se hejuru y'umunota, ukanda hano kuri subscribe, reka tuhakande, bigahita bimera bitya, muri kubibona neza ukuntu byabaye nguku. Ubu ahangaha tayari wamaze kuba umusubscriber w'iyo YouTube channel, ariko usigaje gufungura icyo bita inzogera kugira ngo ujye ubona buri kintu cyose cya prodinzwe kuri cyangwa se kizamuwe kuri iyo YouTube channel. Tugiye gukanda rero n'ubundi ahangaha kuri subscribe, murahabona neza. Reka twihute ariko tujyana akantu ku kandi. Twahakanze, murabona rero bazanye page imeze gutya. Sorry, biba byivanze ariko turabikosoye. Bazanye page imeze gutya. Ahangaha kuri murabona ahanditse all, murabona ahanditse personalized, murabona ahanditse no one, murabona ahanditse unsubscribe. Twe rero tugiye gukanda hano kuri all. Aha mwahabonye, reka tuhakande turebe ibyo baduha. Mwabibonye neza cyane, baduhaye message ivuga ngo you will get all notifications. You will get all notifications rero mu Kinyarwanda biravuze ngo uzajya ubona imenyesha iryo ari ryo ryose ku kintu icyo ari cyo cyose nyine kizamuwe kuri iyi YouTube channel. Iyo umaze gufungura inzogera rero biza bimeze gutya, murabibona nuko biba bimeze. Iyo bimeze kuriya, iyi nzogera yazanye amatwi abiri iburyo n'ibumoso, ubwo ubu uzajya ubona buri notification cyangwa se imenyesha iryo ari ryo ryose rikumenyesha ko hari ikintu gishyashya kigiye kuri iyo YouTube channel. Iyo umaze gukora ibi ngibi rero, ubu ugiye gukora icyo bita like. Ni ahangaha muri kuhabona cyane nk'abasirimu, ndabizeye ko muri kuhabona. Iyo ukanze kuri aka gakumi kareba hejuru gahinduka umukara, ariko ubusanzwe utaragakandaho kaba ari umweru, kaba gasa nk'aka ngaka kareba hasi. Aka kareba hasi rero nta mpamvu yo kugakandaho, kubera ko iyo ugakanzeho uba ugaragaje ko iyo video warebaga itagushimishije. Aka ntabwo ari byiza rero kugakandaho, ahubwo uraza ukikandira kuri aka kareba hejuru. Aka ngaka niko kagaragaza ko wakunze iyo video. Iyo umaze gukora ibyo ngibyo rero, uza hano muri comment. Muri kuhabona, muri comment ni ahangaha. Aha rwose mwahabonye neza. Iyi YouTube channel iyi video muri kubibona ko imaze kugira comments 21. Uraza ukahakanda, reka tuhakande turebe. Iyo umaze gukandaho urarindira bigafunguka, bakakugeza kuri page imeze gutya. Njyewe rero murabona ko nk'uko nabibabwiye, iyi YouTube channel ya Nojibo Official TV, njyewe nsanzwe ndi umusubscriber wayo,
murabona ko nari nanashyizeho comment ngiyi keep up bro. Ubwo bivuze ko ntari bwongere gushyiraho indi comment, ariko iyo uri mushyashya ushaka kwandika comment uhita wowe uza ukayandika hano, murahabona neza ahangaha. Aha ni ukanda ukandika comment yawe. Reka tuhakande turebe ukuntu bimera. Nuko biza ukandikamo hano ibyo ushaka bla 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 bla. Warangiza kwandika gukompoza comment yawe, uraza ugahita ukanda ahangaha. Ahangaha ni send, ni send nk'ibisanzwe. Ahabonye neza, muri kuhabona, ukanda hano kuri send. Ubwo iyo umaze gusendinga bahita bakubwira ngo comment added. Ubwo comment yawe nyine iba yiyongereye ku zindi comment z'abantu bakubanjirije kuza kuri iyi YouTube channel. Iyo umaze gutanga rero subscribe, like na comment, uza kuri share. Kuri share ni ukuvuga ngo uba ugiye gusharinga abandi bantu, uba ugiye gusangiza abandi bantu ibyo iyo YouTube channel ikora. Share mwayibonye, twihute cyane, urahakanda bigafunguka gutyo. Muri kubona, muri guhita mubona WhatsApp business, mukabona WhatsApp, mukabona Facebook Messenger, mukabona Bluetooth, mukabona news feed. Aha rero uhitamo aho uri busharinge iriya link y'iyo video. Reka njyewe wenda mitemo WhatsApp business. Reka dukandeho turebe. Nguko uko bimeze, murabona ko bangejeje mu bantu banjye. Reka wenda nsacingemo umuntu bita Habumugisha, ariwe ngira gute, ariwe nsharinga iriya video. Habumugisha rero nguyu yaje, murabona handitseho petit frère Habumugisha Batista, mwamubonye. Reka nkande kuri iyi nimero ye turebe uko bimeze. Murabona ko hahise hazaho akantu k'akavi, bivuze ngo ubu iyi namba iri ready gusharingwa iriya video. Iyo umaze kuyiselekisiona gutya rero, uhita uza ugakanda ahangaha hano. Ahangaha ni kuri send. Send ni ukohereza, ngira ngo mwese murabizi. Aha rwose, aha mwahabonye neza. Reka dukandeho turebe. Link rero ya video nshaka guhereza gusangiza Habumugisha ngiyi. Iyi niyo link. Ushobora guhita ukora kuri send mu gihe nta kindi kintu ushaka kumodifiyaho cyangwa guhinduraho, ariko mu gihe hari ibindi ushaka kongeraho wabyongeraho. Uraza, iyo ukiritse hano twandikira, uhita ukanda kuri enter kugira ngo ubone wandike nyine ibindi ushaka kuvuga. Ukandika uti wenda muvandimwe ndagusabye. Birumvikana uba uri gusaba, ntabwo uri gutegeka. Kanda
muri ayo magambo adasa n'ayandi adasa n'andi bikwinjize muri YouTube channel muri YouTube channel urebe iyo video nibura umunota umwe cyangwa uburenze ubundi ukore subscribe, like, share na comment. Uraba udufashije. Iyo umaze kubyandika gutya rero uhita uza ugakanda hano aha kuri send. Mwahabonye neza hano, reka tuhakande turebe. Tayari murabona ko video nashakaga gusharinga kuri Habumugisha yamaze kugenda. Icyo bita link rero ari nayo ya magambo nahoze mubwira mwandikira adasa n'andi n'aya ngaya. Mwayabonye neza, muri kuyabona, nizeye ko muri kuyabona, muri abasirimu. N'aya ngaya, iyi niyo link murabona ko aya magambo adasa n'ayandi. Iyo uyakanzeho bikwinjiza muri YouTube channel iyo video iriho, hanyuma ukayireba umunota cyangwa hejuru yawo, cyangwa se ukayireba yose bitewe n'umwanya ufite cyangwa se bitewe n'amakuru usanze iri kuguhereza wenda wari ukeneye. Then ugakora subscribe, like na share ndetse na comment. Mbibutse ko iyo udakanze hariya muri link ukaza ukikandira hano muri video, ahangaha mu by'ukuri barakubwira ngo you are watching this video in picture to picture. Ubu uri kuyireba ku mashusho, ushobora no kumva ibi byavugiwe muri iyo video, ariko ntabwo wabona uko utanga like, share na comment, nta nubwo wabona uko utanga subscribe. Niyo mpamvu tubashishikariza kugira gute kuza ugakanda muri aya magambo. Mwayabonye neza, ahangaha niho uba ushobora gutanga subscribe, like na share na comment, kuko uba winjiye muri YouTube channel. Aha, ndizera ko mubibonye neza. Iyo ikindi nabibutsa, iyo warebye iyi video gutya, ntuze ngo utange comment. Muri comment twabonye n'ahangaha, iyo utaje ngo utange comment, mu by'ukuri ntabwo ibyo uba wakoze biba ari imfabusa. Subscribe iba yagiyeho, view iba yatanzwe, iba yongereye ku zindi views iyo video yari ifite, ariko ntabwo Nojibu Official TV ntabwo azamenya ko ibyo bintu wabimukoreye. Ariko iyo yaje akabona wakoze wagiye muri comment ukandika uko ubyumva, ukandika umushimira, ukandika umuha inama, igitekerezo cyangwa se n'ibindi, ahita bibona ko wagize gute wasuye YouTube channel ye, bityo bikamushimisha ndetse nawe akagira ishyaka ryo kuza gushaka YouTube channel yawe, nawe akaba yakora nk'ibyo wamukoreye, bityo mukamuteranya inkunga mukazamuka mwese.
murakoze rero reka tubonane mu zindi video z'ubutaha iyi video nyamuneka niba uyirebye ikagushimisha cyangwa se niba ubonye hari ikintu kwigishije cyangwa se igufashije cyangwa se niba ubonye nanjye naba umwarimu mwiza ubinyandikire muri komenti hanyuma dukomeze tugire gute dukomeze duterane inkunga nkunda kuvuga nti njye nyine sinabikora wowe wenyine ntiwabikora uriya wenyine ntiyabikora ariko dufatanyije twabikora tukava kuri step imwe tukagera ku yindi bityo natwe rega tukarya no kuri ariya mafaranga twumva YouTube ihemba ese ntibyatubera ariko ntabwo nzabigeraho njyenyine nta nubwo uzabigeraho wenyine nta nubwo uriya azabigeraho wenyine ariko nidufatanya nyamuneka tuzagera ahantu heza kandi ni ukuri natwe tuzaba nk'abariya bose mujya mwumva batangiye guhembwa nabo ni uku baba baratangiye ariko mu by'ukuri mu gihe mudafite ubushake bwo gufashanya gusapotingana guterana inkunga nta kintu twageraho pe ciao rero ndabakunda kandi Imana ikomeze bandebera icyoroshye ikomeze ibahe impagarike n'ubugingo tubonane mu zindi video z'ubutaha murakoze cyane Imana ibaho umugisha